Vestine na Dorcas baragira bati iyaba imigambi y'abantu ari ishyiraho akadomo ka nyuma ku buzima bwacu ndetse n'ubugingo bwacu, ntabwo akagombye kuba ukibukwa, ntabwo akagombye kuba aka kanya ugitekereza umwuka w'abazima. Ntabwo meze nk'abantu bivuguruza, abo mfite mu kiganza nawe uzabankuramo, iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sinzabarangarana. Ese ano magambo uriho urayumva neza? Iyaba imigambi y'abantu ari ishyira akadomo ka nyuma ku buzima n'ubugingo bwacu, ku buzima n'ubugingo bwawe, ntabwo akagombye kuba ukibukwa, ntabwo akagombye kuba ugitekereza umwuka w'abazima, ntabwo akagombye kuba unyine warageze ku byo uriho uyu munsi, ngo gusa kuko ari umwami uca akanzu, kuko ari umwami utugenera ibyiza, yakomeje isezerano yaguhaye. Ano magambo uyumve neza cyane, ngo jya umenya ko kubw'izina rye n'inkike z'umuriro uzazisimbuka cyangwa se uzazicamo wemye. Kano kantu rwose wowe kabyarawe, ano magambo agusigire isomo. Mu minsi ishize narababwiye ngo iyi ndirimbo igamije guhindura abantu, igamije gutuma uhinduka umuntu mushya, igamije nyine ko wowe uzatangira kuba ubuhamya bwiza, uzatangira kuvuga izina ry'Imana. Ikindi cya kabiri, uzatangira kubera abandi urumuri. Ngo ngaho reba impumeko, ngaho reba inambuko, urabona ubwiza bw'Imana. Kano kantu kumva neza, ngaho subiza amaso inyuma, urebe impumeko yawe, urebe inambuko yawe, urabona ubwiza bw'Imana. Kandi hari undi muhanzi waririmbye ngo fata ifoto yawe yo hambere uyegeranye n'iy'iki gihe, urabona impamvu zo gushima. Wowe kabyaro ngenda cyavuga Imana, kandi ndakomeza nkavuga Imana, nzakomeza nyivuge mu biganiro byanjye byose, ibyo nzakora byose. I say Jesus, ndavuga Yesu, nzavuga Yesu kubera yuko I believe in God, nizerera mu Mana njyewe, kandi nzi neza yuko ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose, Imana iri uruhande rwawe. Byanga byakunda uba ugomba kuba success, byanga byakunda uba ugomba gutsinda, uba ugomba kubona inshuti z'umumaro, kandi uba ugomba kubona abantu ba nyabo, apana babandi baza batazi icyo bashaka mu buzima bwawe. Nk'uko nkomeza kubabwira umunsi ku munsi, anga turebera hamwe amateka y'ibyamamare, inkuru zahindura sosiyete cyangwa se inkuru zidufasha kugira ubuzima buzira umuze. Muranshuti muzi mwizina nararahiye sinzakureka, ku munsi mubi w'amakuba yawe nzakurengera. Rongera mwese murabizi neza yuko mu minsi ishize nibwo nababwiye yuko Vestine ndetse na Dorcas bafite indirimbo nziza cyane iryoshye baduteguriye, cyangwa se nyine badufite agaseke. Ro bagize gutya nyine mu minsi yashize batuvunguraho gato, nyine baduhereza agace gatoya, ariko iyi ndirimbo iraryoshye. Iyi ndirimbo irimo amagambo akomeye ndetse kandi amagambo yagufasha kwiyegereza Imana, kuba umuntu mwiza, ndetse kandi no gukomeza kongera gutekereza cyangwa se kwiyibutsa ku mbaraga z'Imana. Hari abantu benshi muri vizo turimo, Imana nyine barasenga basaba, barapfukama bagasenga, bagapfukama bagasenga umunsi ku munsi bagasaba, ariko nyamuneka ugasanga yibagiye kuza gushima, agasezeranya Imana akavuga ngo Mana yanjye nunkora kino kintu, nungeza kuri kino kintu, nzagaruka gushima izina ryawe, nzafasha abantu runaka, nyine nzakora igikorwa kigaragaza yuko isezerano wasezeranyije warisoje ndetse kandi warishyize mu bikorwa. Gusa rumanzi waririmbye ngo kuki abantu benshi dusenga dusaba, kuki buri munsi duhora dusenga dusaba, ese ni ryari tuzibuka gusenga dushima? Sinzi niba ino ndirimbo y'abakatolike uyizi cyangwa se ujye uyumva. Kuki buri munsi duhora dusenga dusaba, ese ni ryari tuzagaruka noneho dusenga dushima, cyangwa se dushima ibyo yadukoreye? Nyamuneka rwose iyi ndirimbo ya Vestine ndetse na Dorcas nabikubwiye irimo messages ndayiguteguje kandi ndayigutoye. Baravuga ngo nyine ngo iyaba ari imigambi y'abantu ishyira akadomo, ubu ntabwo twakagombye kuba tukibukwa, cyangwa se ntabwo twakagombye kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Ngo gusa kuko ari umwami uca akanzu, ntabwo yigeze yirengagiza isezerano yaduhaye, yararikomeje ndetse kandi arishyira mu bikorwa. Ngo kandi baravuga mu Kinyarwanda cyiza ngo buriya nyamuneka bura ngo Imana nireba nk'abantu kandi ntabwo ikora nk'abantu, ibyo yagusezeranyije izabikugezaho. Ngo jya umenya ko
kubw'izina rye n'inkike z'umuriro uzazisimbuka cyangwa se uzazicamo. Ngo ngaho reba impumeko yawe, ngaho reba inambuko yawe, urabona ubwiza bw'Imana, urabona impuhwe z'Imana, urabona ineza yayo. Vestine na Dorcas rero barabanje baragira bati rwose itabaza is knocking God's people, bivuze ngo itabaza iriho irakomanga bantu b'Imana. Kandi barakomeje baragira bati rwose abantu ni umunyu w'isi. Ikindi cya kabiri, abantu cyangwa se abakristo ni urumuri rw'isi. Ano magambo batangaje yuko ariyo magambo azabakubiye muri iyi ndirimbo yabo yitwa Itabaza. Ngo itabaza is knocking God's people, itabaza iriho irakomanga abantu b'Imana. Ngo kandi ngo abakristo n'umunyu w'isi, kandi baganuka bakongera bakaba urumuri rw'isi. Rero rwose ino ndirimbo ndayigutuye uyitegereze, kandi ndabizi neza ko nyine izakuryohera, uzayikunda. I believe yuko nyine bigomba kugenda neza cyane kubera imbaraga z'Imana. Ngira ngo rero mwese murabizi neza yuko mu minsi ishize nibwo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati si bano bakobwa ko twabakundaga, ese Vestine na Dorcas ko twabakundaga, ubu ngubu nyine bazongera kuduhereza indirimbo ziryoshye nk'izo baduherezaga nyuma yuko batandukanye na MI Music? Ese koko bazongera kudukora umuti, bazongera kudukubita nyine songe zidushyira mu mwuka cyangwa se nyine zituma twegerana n'Imana? Rero nyamuneka rwose ewana none ndahamye nashidikanya mugiye kwibonera ibitangaza by'Imana. Nyuma y'ibyo umuvandimwe urutse kumbaza ati se Iva, ubundi nyine kuba abantu basharinga indirimbo, kuba abantu bakunda indirimbo nyine biri mu bintu bigize gahunda ya leta? Hari umuvandimwe wabimbajije ati, ndamubaza nise kubera iki umbwiye icyo kintu cyangwa se wayi umbajije icyo kibazo? Yaransubije ati reba Vestine na Dorcas indirimbo yabo yitwa Itabaza ntabwo irasohoka, ariko byibure reba uburyo abantu bose bari kwishyira kuri status zabo. Nanjye nkibaza nise kubera iki niba umuntu akoze ibyiza ikintu kigomba gutrendinga, kandi bo umuntu akoze ikibi nabwo kizatrendinga, ariko kimenyekane mu buryo bwacyo. Rero ni mpamvu namubwiye ngo buriya ikintu cyiza, ikintu kivuga Imana, ijambo ry'Imana kenshi ryo ririkorera, ntabwo risaba ngo urikorere, ahubwo ryo ririkorera. Rero ni mpamvu nababwiye ngo nyamuneka rwose iyi ndirimbo izaba irenze, izaba irimo amagambo meza, izaba irimo ubutumwa, izaba irimo ibintu bishobora gutuma uhinduka, ndetse kandi bishobora gutuma wongera kwegera Imana cyangwa se wongera kumenya Imana, wongera nyine kuvuga ndetse no kwibuka ineza Imana yakugiriye. Reka ngushimire rero warebye ino video kuva itangiye kugera ahangaha igeze. Ni ukuri Imana iduhana umugisha, ndetse kandi ikurinde mu byo ukora byose, irinde imbaraga zawe, irinde intego zawe, ibintu byose wifuza kuzageraho Imana izabiguheremo umugisha. Niba ukunda ibyo dukora cyangwa se ukaba wifuza kudushyigikira, nta kindi usabwa, kandi like, ikindi cya kabiri ukande subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Nge mwumva uko bwije no kubukeye, cyangwa se nge wumva buri munsi. Amazina yanjye nitwa Iva, no YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empire. Imana ikurinde kandi udone umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.